izi turebe meto. Agera agera hino samutera intambwe. Aho se urabona aho iki gishushanyo kiriho iki? Umuduri, hakaba n'ikondera, hakaba n'iki n'inanga. Urabona style n'ubundi ni bya bishushanyo, ni igishushanyo ariko kiranga umuco nyarwanda mu bijyanye n'ubuvanganzo bw'umuziki. Kuko barakwereka umuntu urimo acuranga umuduri, bakakwereka umuntu urimo acuranga inanga n'ucuranga ikondera. Ibi byose ni ibikoresho by'umuziki nyarwanda by'umwimerere bitarimo ibintu bya ruzungu. Uwo ni umwimerere nyarwanda mu bijyanye n'umuziki. Kigufashe guteranyaho iyo kadiri yonyine bigufasha igihe kingana iki? Bigufashe iminota 30. Wow. Bivuga ngo mu gihe cy'isaha tubashije guteranya tableau ebyiri zigaragaza inkomoko y'umuziki nyarwanda cyangwa se bimwe mu bicurangisho byakoreshwaga mu muziki nyarwanda. Urakoze cyane.